umugore akoresha ubwenge sibyo akoresha ubumenyi ese azakoresha ubumenyi gute atarize atarashizwe ku ishuri ngo ayige ubwo bumenyi narangiza abuzane mu rugo rwiwe abukoresha ni ikibazo gikomeye rero nari mvuze ngo ibintu byose bituma abagore basigara inyuma biratanga iterambere risubira inyuma riri limite kuko nonoga wamubara ibihugu by'abazungu tuza twirukiramo iboga emancipation niho yatangiriye umugabo umwe yigeze gutuka umugore wiwe ngo sinzi uko yaravuze urumva nyine nibe n'abagabo b'amanyanga permette terme ngo aramubwira ngo zi umugore nawe mu bwenge aramusubiza ariko ntiyamavuga ko amututse baravuga ati suko nta bandi bo boziba yeme nimba nyine umuntu ari uko ameze kandi ntamubwiye ariko aramubwiye hari iki yabwiye nyine wa wundi udafite iyo capacity yo kugiserana yo kumva ntakogeza ariko kurumva ko yaramubwiye ntari yamubwiye zi ko nta bandi bo bakabaziba cyaramututse nawe yaramubwiye ngo zi ariko abikoresha mu bundi mu bwenge icyo nari nshatse kuvuga icyo dukeneye ko abandi badukorera natwe tukibakorera naranavuze ko service versa ni ukuvuga ngo nta mugore wona kubaha nawe utamukunda nawe utamwubaha fiyubahe bandi bazokubaha none nari mvuze ngo ikintu cya mbere niyo droit fondamental abantu bose bararisha umugabo n'umugore bararisha umukobwa n'umuhungu bararisha amahirwe y'umugabo nangane n'ay'umugore. Hello guys, amakuru mufite mumeze gute? Turabasuhuje aho muherereye ku isi hose abadukurikirana. Turabasuhuje cyane tubifuriza ibihe byiza mubona Imana mu buzima bwanyu ibintu bikomeze bigende neza. Natwe tumeze neza murabibona ko turakeye no ku mitima niko hameze. Hanyuma turagarutse dufite wa mutumirwa wacu rero ni umusangwa katubyite gutyo amaze kuba umusangwa turakwakiriye cyane. Murakoze cyane kutwakira. Urisanga mugize neza muraberewe nibyo murakoze namwe ndabona ari sawa. murakoze cyane. Hanyuma turakwakiriye hano kuri channel yacu ngo wisange cyane kandi nyine ukomeze uduhe ibintu bizima bifatika. Hanyuma uyu munsi turaje dufite topic ivuga ngo uburinganire ni iki. Iyo topic kabisa uyu munsi ndumva iza kugira umutwe munini. Dushatse kuvuga ku buringanire bw'abagore n'abagabo. Rero muze mudukurikirane kandi ikindi namwe turifuza yuko muzatubwira muri commentaire uko mubyumva namwe. Rero turakwakiriye cyane. Iyo niyo topic nifuza yuko tudebataho uyu munsi. Uburinganire ni iki? Ni iki kigaragaza uburinganire? Karibu. Murakoze cyane kuduha ikaze. Ego. Ikindi n'icyizere mukomeje kutugirira. Turabizeye cyane. Buriya imbaraga z'umuntu ni icyizere abandi bantu bamugirira. Ego. Burya nuhona utaye icyizere ku bantu buriya uzaba utakaje ikintu gikomeye. Ariko kandi abantu nimba baba bakikwizeye nimba ari nk'ibi biganiro mukumva ko mwatwizeye ahantu hose aho dutuye abantu bakatwizera, amatorero tubamo abantu bakatwizera, imirimo mubamwo abantu bakabizera, zijya n'imbaraga. Ariko nubona umuntu atakaje icyizere duhere umuryango utaye icyizere, mu baturanyi ntacyo ufite, mu itorero ntacyo, mu kazi ntacyo, no mu gihugu ntacyo. Ese ku ijuru ryo ariko ijuru ryo rizakugira icyizere.
buriya ibintu byose hano rero imana ntituyibona ego ariko icyo tuyiboneramo n'ubundi ni abantu yaremye rero niyo nari mvuze ngo ndashimye ikaze yanyu kenshi mugenda mutugirira mukatwizera kugira ngo tuze kuganiriza abaza babakurikirana kuri cano icyo turagishimye ariko cyane dushimye imana kuko imana nitanga icyizere ku muntu cyane rwose buriya imana niba yagitanze kandi imana yagukuyeho icyizere n'abantu ntacyo gushiraho wa murinzi yaravuze ngo iyo ikwemeye izi kwemeza abantu turashimye rero ko imana ariyo wenda idufiteho icyizere cyane kurenza mwebwe ariko kikagaragarira no muri mwebwe mukadutumira kuri iyi buriya imana yakwizeye ikwizeza aba bantu sibyo abantu bakakugira icyizere kubera ko imana ikwizeye kandi itakwizeye n'abantu ndibo kwizeye kandi nijoro nyine nk'uko wabivuze nijoro ndiho ritegereza kuko ese utizewe hano utuye abo mudaturanye se nibo woja kugira ubundi nibo bakwizera ni uko bimeze reka twinjire mu kiganiro murakoze muvuze ko uyu munsi mwifuje ko tuganira kuri topic y'uburinganire uburinganire ni iki mu gifaransa nico bita emancipation féminine cyangwa ni parité ni égalité ni ukuresha kw'abantu uburinganire kuresha mu rugo mu buryo bwose mu makartier aho dutuye mu makariyere mu mirimo tukava aho ngaho mu matorero mu gihugu ariko noneho no ku isi ni ukuvuga ngo emancipation uburinganire ambabarira izi ndimi z'amahanga ntawe ndanza ngerageza ko mufashe nzangira ngo noneho turavuga turinde turangiza ntazikoresheje ariko mu by'ukuri si kwa ubaya mugani w'abaswahili nibyo twisanzemo nibyo twisanzemo ubundi tuba tuvuga n'izindi bifaransa ibyongereza baba babivuga iwabo natwe tukagira izacu kuko twagize ubuhanya barabanza baradukoroniza baraducinyiza kugira ngo tuza twumvikana twiga imvugo z'iwabo naho kuko nta kintu kiza cyangwa kiba cyose kibi hari icyo byaje kudufasha kuko nyine isi c'est devenu un village ni umuhano umwe kandi uwo muhano umwe urumva ko hari imvugo ugomba kuba ukoresha izo zimwe tukazisanga tuzizi kubera ibyo rero nari mvuze ngo emancipation cyangwa ubwo buringanire iyo parité égalité ni ukuvuga ngo ni intambwe umuntu azatera kugira ngo abashe gufranchire amabariyeri bariyeri bimwe nk'inzitizi ni ibintu biba biduhagaze imbere byabaye tandi na tradition ni ukuvuga iki ni bariyeri tradition ni ukuvuga ngo mukahise ibintu bya kera buriya noneho ugasanga hari inzitizi bagiye bashijeho abantu bamwe notama mwebwe abadamu cyane mugasanga mubuze icyo bita chance d'égalité amahirwe umwana kuvuka mu muryango akaba atorushwa amahirwe n'uwundi muntu urabyumva ibyo bintu nibyo kabisa ugasanga umwana aravutse umwe afite amahirwe undi ntayo afite kandi bose ari abana b'ababyeyi bamwe ubikozeho nibuka ko ababyeyi bacu batubwira ati kera nyine bavuka noneho hakavuka umuhungu n'umukobwa muri famiye imwe tuvuge njyewe nawe tubyaye umuhungu n'umukobwa noneho abana barakuze hageze igihe cyo kuja ku ishuri bakumva ko umuhungu ari we ugomba kuja ku ishuri umukobwa atagomba kuja ku ishuri ni ukuvuga ngo nico cico wari uvuze ati n'inzitizi abantu bisanzemwo ziva kure iyo ngiyo kure mu mico y'abantu ba kera
cyane noneho murakoze nibyo kabisa nariya mahirwe abantu usanga babuze kandi bakayabuzwa n'imiryango yabo bakayabuzwa n'ababyeyi babo urumva biragenda bize kwaguka bishike muri sosiyete bigere ku rwego rw'isi ariko aho bihera ni mu miryango abana bawe nanje twabyaye bacu batavutse ku wundi muntu ariko noneho bakaja kwisanga hari ibyo tubarenganyaho bimwe abandi nabo ntacyo bakoze ariko iyo bakagira amahirwe arenza yabo umukobwa mu nzu niwe ugomba gukoropa nimba badafite umukozi umukobwa ahinduka umukozi mwabo umwana w'umuhungu yicaye yagiye gukina akabumbu yagiye he nta bindi kurabyumva rero kandi bose bafite amaboko bokora kubera ay'abahungu siyo bagira imbaraga kurenza ay'abakobwa urumva rero ni bariyere urabona naha na bibiri ifite uko ugenda ibivuga ariko abantu bagenda bahindura ibintu kubera kwirozaho turaza kuvugamo ibintu birindwi wenda bigenda bigaragaza iyo emancipation ariko tukiraho ni ukuvuga iki isi uko isi ni ukuvuga ngo ikintu cyose kibuza umukobwa gutera imbere icyo omeme titre kiragaruka kilimite le progrès de l'humanité isi ntiyotera imbere abadamu n'abakobwa basigaye inyuma ni ukuvuga ngo ce qui retarde le progrès de femmes et de filles retarde au même coup le progrès de l'humanité bishatse kuvuga iki ni ukuvuga ngo ubushize hari ikiganiro twakoze cya demografi tuvuga ama statistique muri bwa buzima bw'imyororokere santé de la reproduction tuvuga ko abahungu nibo bavuka ari benshi ariko kubera ibibazo bagenda bahura nabyo birimo gupfa n'ibindi tuza gusanga abadamu bazaba benshi kubarenga aho nimba isi ifite umubare munini w'abadamu n'abakobwa kurenza abahungu abo badamu bose n'aba bakobwa ntibatera imbere aho isi yotera imbere gute wacumvishije ntaco ico kintu ndacumvishije uragihawe ni ukuvuga rero ni ukuvuga ngo abantu bagicinyiza igitsina gore ko baracinyiza iterambere ry'igihugu mu matorero ahantu ahariho hose noneho nari mvuze ati no muri Bible baravuga ati umugabo niwe mutwe jevebye ibyo ni twona bidiskita ariko nubwo bimeze gutyo yabeho gucinyizanya umuntu nareshe n'undi umugabo arota umugore kubera ko yakoze iki kubera ibiba nk'uko bavuga ngo nuko yavuye mu rubavugwe yaruvuyemo se niwe warukozemo azana umugore yariremeye wenyine ibyo byakoze imana uko umugabo yaremwe ni nako n'umugore yaremwe twese twaremwe n'imana hanyuma rero icyo dukwiriye kuba isi rero hari ukuntu yari yarafashe iravuga ngo abadamu nabo kubyara kandi icyo ni igikorwa cyiza nyine bahe bakora kinasaba ko bokwita ku bana kandi n'ikindi papa sha noneho iki gikorwa abadamu bakora kirakomeye cyane bakagombye kubahwa mu rugero rumwe tutabona ko tubivuga kubera kiriya gikorwa cyo kubyara ariko bakubahukwa ibyo nari mvuze ngo biza kugera mu rwego wenda bifata mu mirimo dukora aho abantu biga mu matorero mu gihugu ku isi ariko bihera n'imiryango rero niyo nari mvuze ngo kuri icyo kintu kijanye n'uburinganire n'intambwe abantu abadamu bagenda batera cyangwa bamaze gutera igenda ibakuriraho ziriya bariyere zose zashizweho na tradition kandi nazo zikunda zikikunda zigakumira abandi bantu kandi ugasanga rero bijya dukoze nitwe tuhatwigirira nabi nimba mvuze ngo umubare w'abadamu niwe mwinshi
cyangwa nushaka ubungana n'uw'abagabo ba badamu ga bose badateye imbere urabyumva yego kurabona isi yotera imbere gute yego education y'abana jevebye abadamu ibyo barabikora ariko ntibigomba kugarukiraho kubera ko umuntu abyara si igikorwa agomba gusuzugurirwa cyangwa cyotuma akinyizwa ahubwo nicyo agomba kubahirwa kuko arakora n'ikintu abagabo badashoboye gukora umugabo atokora urabyumva rero kandi iyo miryango kugira ngo ibeho nuko abadamu bariho nta muryango wubaho hatariho umudamu hatariho umugabo tuvuge ko abantu bose bakwiriye kurisha abana bacu rero ntibagomba kubuzwa amahirwe kandi bayabuzwe natwe urabyumva ku nyungu zimwe zidafite icyo zimaze zidafite n'icyo zishingiyeho kuko ibi bintu yego twarabivuze inshingano ziragabuye ariko kandi nubwo zigabuye kubera iki hari bamwe badakora izabo none gatugere ku rwego bavuga ngo umukobwa ntaja ku ishuri umukobwa n'uwo kurera ejo bundi agashaka akaja mu bintu gusa umukobwa ntagomba kuja gukora mu kazi niho hariya twavuze ati mu rugo umugore akoresha ubwenge sibyo akoresha ubumenyi ese azakoresha ubumenyi gute atarize atarashizwe ku ishuri ngo ayige ubwo bumenyi narangiza abuzane mu rugo rwiwe abukoresha ni ikibazo gikomeye rero nari mvuze ngo ibintu byose bituma abagore basigara inyuma biratanga iterambere risubira inyuma riri limite kuko noneho wamubara ibi bihugu by'abazungu tuza twirukiramo iboga emancipation niho yatangiriye bagera ku rwego yego naho hari ibindi bimwe amakominota amwe nko mu bihugu bimwe ugenda usanga batemera n'abadamu kwiga nabyo birimo ariko abandi gabo barabyemeye icyo umugabo ashoboye n'umugore aragishoboye ibyo bintu byose rero ibo kuba baramaze kuzakira mbere y'igihe ko aribo byahereye bateye imbere ariko twebwe nimba iterambere ritaragera aho twifuza ni igihe cyose tukicumva ko hariho kurutana babyumva amahirwe y'abana twenyine ababyeyi tugatuma rutana tugaha umuhungu amahirwe ariko umukobwa tukayamwima rero ibyo nibyo emancipation ni intambwe abadamu babaye batera yo kugira ngo bikure muri bya bintu byagiye bibashiriraho inzitizi zituma badahabwa amahirwe angana n'ay'abandi bantu abagabo turarusha abadamu ayo mahirwe kubera ko twe twakoze ikintu ureba twushingiraho tukavuga ngo umugabo yakoze ikingiki kugira ngo ari ntagihari bumwe bwari ubumenyi buke no kumva nyine n'isi yari ikiraho yari itaratera imbere na education n'abagabo wenda ntibari benshi bigaga muri ico gihe ariko kuri none se nubyara abana b'abakobwa nta muhungu wabyaye abana bose uzobareka bababo abo kubimuhira no kuzabashingira gusa ngo bashakwe mu ngo ntacyo bimariye ntacyo bamariye umuryango kubera abakobwa oya mu by'ukuri izo zari ingaruka wenda mvuga z'ubumenyi nabwo bwari bukiri hasi ubumenyi buri hasi ariko n'ubugabo biracyahari nubwo tuhaye tubivuga gutyo tuze kureba wenda intambwe zishika kuri 7 zigenda zerekana noneho processus aho igeze cyane turafata ibihugu byacu by'abanyafrika aribyo cyane turebamwo ariko mu by'ukuri nta iriya ni egoisme kwikunda kwigiza y'abandi bantu kandi hari ikintu umuntu yumva ngo uburinganire abantu bagashaka kugifata nabi bagashaka kucumva nabi mu matwi nyine umuntu agahita atekereza ngo umugore nawe ashaka kwigira nk'umugabo ariko nje nza nibuka amakuru tuba tuhatubwibwa n'ababyeyi bacu twumva ngo iriya ruguru iwacu umuhungu yarashaka amaze gushaka noneho
agashaka kubyimba mu rugo nyine ngo ni umugabo. Ntaribuka dusene tumwe bagiye batubwira ngo umuhungu ngo umugore ngo akagenda ngo akaja ngo kuvoma ngo akaza agashuhiriza umugabo wiwe amazi ngo kugira ngo umugabo ngo amwereke ko ari umugabo ngo yamushira muri dushe ngo akayamenya ngo akamubwira ngo nasubire ngo aje kuyashaka asubire kandi aje kuvoma iriya kure azana amazi kandi ayashushe yashika kandi akayamenya ngo kayashaka kumwereka ko ari umugabo afite ijambo ni umugabo. None nk'uriya mugore ageze hano mu gisagara sibyo aho abantu bose umugabo yoshaka kwikakaza akamurega muri leta wa muntu urabona ko atazakora vengeance. Uriya muntu afite ibintu byamukomerekeje kandi byaturutse kuri wa mugabo, urumva azivanja uko ashoboye kose. Oro twoka bikoze neza umuntu akazahagarara muri za nshingano twavuze, inshingano z'umugore umugore akazimenya, inshingano z'umugabo umugabo akazimenya, hakareka kubaho kugongana, hakareka kubaho kubyimba ngo umuntu ukarabyimba ngo ni umugabo. Urakoze cyane kuri ico uvuze, aho nyine ni amahano kubyumva bene uko no kuba kujya umuntu nagiye mbivugaho twagiye tubigarukaho, tuvuga ko umugabo ni umushefu, ni umulide w'umuryango we, kandi tuvuga ko umushefu atekereza umuryango neza ntawutekereza nabi. Ariko se urumva nk'uwo undi wakwibaza nyine tese uko uwo mugore aba yicaye ngo afite umugabo. Nicyo nari mvuze. Ubundi nyine hari ibintu uba ugenda ureba ibyo abantu bakora ugasanga nabyo harimo kubura ubwenge, harimo ubuswa bukabije, kuko icyo si ikintu ugenda uvuga ngo iyo ni action stupide, ibyo abongereza bazavuga ngo stupide. Umuntu yagiye kuvoma amazi ya quelques kilomètres kure, arayashuhije undi agiye kuyoga ngo kwerekana ko ari umushefu ngo ayamene baje kuvoma yandi. Ariko nje mbona ubwo ari nk'ubuswa, niba abantu usanga nyine baba batarize, nibyo byibyo n'ubujiji, iriya ni literacy n'ubujiji. Ariko twaravuze ngo umugabo niyo byitwa ko ari we shefu w'urugo, umutwe w'urugo, ni ukuwutekereza neza, ntabwo ari ukuwukorera ibibi. Hano ga rero ikibazo kirimo ni ukuvuga iki, nimba hakiriho n'ikintu cya resistance pour l'emancipation, ubwo buringanire, hari aho nyine ba bagabo bamwe babyumva nabi. C'est vrai dans des villages byari biriyo gusumba mu migi, ariko hariho n'abantu bubatse ingo zabo zitagira ku kajagari. Ego ruguru barahari, oya bose ntitwobafatira muri yambara imwe gutya ngo tubashire dans un même panier. Hari abantu bubatse ingo zabo neza kandi ugasanga ingo zimeze neza, umugabo n'umugore barabanye neza, barubahana, barakundana, n'imiryango imeze neza. Noneho hirya yaho hakaba abagabo uvuze bameze uko. Nacyo gituma nino nabyo noneho hahandi tuvuga ngo umugore afite bwa burenganzira, igihe umubaniye nabi afite aho ripotinga. Icyo gihe naho kigiye gusagana kijya kandi cyaba abagabo bari kubashiramo abagore. Aho niho hari akaga. Nimba umugore nawe yorekipera akavuga ngo agiye gukora vengeance ku mugabo, mu by'ukuri ntabwo gukosora ikosa ntuzi urikosoza irindi, uzi urikosoza neza. Niyo hari uburenganzira muri kugenda mubona, namwe nimubanirega abagabo neza, kuko nimubabanira nabi namwe mugashaka kugira ngo mubasubize aho bari barabashize, icyo gihe hazobamo intambara. Ariko nitworohe twese, hari abagabo
n'ibyo bakoze uwabikoze azobisabira imbabazi aza yamasaba imbabazi mu bujiji gusa nta kindi uzugira se ngo ubundi umuntu ukomeye ntacyo azasaba ntaza yikomeza nk'ibi twari tuvuze mu cyizere umuntu ukomeye se azarinda bivuga reka ntazarinda avuga ngo ndakomeye kujya zijya n'imbaraga kujya niko kubura imbaraga niko gusanga ntacyo uba umaze kandi nyine ubwo bushefu bwawe habe no mu wawe ntabufite ureke hanze inyuma donke usohotse ku muryango ntabuhari ku muntu ukomeye ntazagenda abivuga ni bya bindi twavuze ngo amapibulisite n'ibindi twaravuze ngo la kalite kibaza bagenda bayitanga ikintu gifite imbaraga nta pibulisite kizacikorera ubwacu cyonyine cikorera pibulisite kuragira ngo kubaha mu rugo se ni ukurinda ushaka kubiyempoza abantu ngo ngahe ngo muntinye ngo oya kujya ntabwo ufite nta pipi bene uko nyine kwikora bene ibyo uko kurumva aba ari umuntu umeze gute turi abakristo no kwihangana mu mago ariko bene wowe uvuze ndetse uko wari yicaye ngo afite umugabo yihangane ni ikigeragezo turi abakristo ariko nimba atari umukristo ubwo se reaction nyine nayifata nimba ari amategeko kumva ko yobana na bene umuntu yorara haya kuvomesha ijoro ngo karamena amazi n'ibindi ngo niyo mwemera abandi wumva umuntu yaravuga ngo nibacumbe bagacumba barangiza ngo ntajya ubugari ngo nibateke nimba ari imyumbati bagateka nabo bagira akavuga ariko ikintu kimwe gusa nshimira abantu ba kera cyangwa se abadamu ba kera bari bafite kubaha bari bafite kwihangana bo ziriya ngo si kugutekesha ngo teka cumba wamara gucumba ngo teka imyumbati sinkiri bari bubashe pe ziriya ngo uko zari zimeze ubu dufite crise ya moralite cyane ibintu byose ni wisigeze bari abantu bari bagifite nyine indi miterere yabo itari yingiye bari abantu nubwo nyine tuvuze ko hari bamwe bakora ibyo ariko bari abantu usanga azi ko urugo rwiwe nyine ntasakuza ngo arushire hanze akabaye kose nawe abubuse bari mu gukubita ku macana umugabo ni ugukorogana n'umugore bagakubita kuri akaja kuri cana akaja kuvuga amakuru donc social media y'urugo bagakubita hariya ibintu biwaye ureba basebya abantu basebukwe bande n'ibindi ni crise ya moralite niko bimeze rero reka twinjire mu bintu tuvuze birindwi yego tutarabyinjiramwo ese ubundi nyine ibi bintu nyene byo guciniza igitsina gore cyangwa se umugore byavuye he byavuye twavuze yuko ari mu mico ya kera ese ubundi iyo mico yo yatangiye gute byaje gute kugira ngo kandi ntabwo ari ukuvuga ngo tuvuge ngo ni igihugu kimwe ngo ni ibihugu ngo bya Afurika ni hafi ku isi yose bino bintu birava kure umugore nyine nimba ari uko ataremewe umunsi umwe n'umugabo ni nk'aho Adamu yamatangira akantu katari keza ko kumva ko amuruta zahereye kuri Adamu ni nk'aho Adamu ari we wabizanye Adamu ni nk'aho atubasha umugore Adamu yazanye byinshi ariko niyo wumva nubwo yo barabikoze yari amurusha ubwenge se Eva si wamuhenze yamuhenze ibibazo byose dufite si Eva wamuturutseho nawe akemera mva icyo nari mvuze bihera kera ndetse habe n'igihe cya kera iyo wumva Pawulo yandikira aya matorero yose yagendaga yandikira harimo ibibazo baravuga umugore ntahabwa ijambo umugore ntagomba kuvuga ibuke mu gihe cya Yesu ko bazaga baharura abagabo abana b'abahungu abagore ntibabahane nkahariya nyine bavuga ngo Yesu ngo yagaburiye ngo 5,000 hatarimo abagore n'abana mbese bavuga abagabo gusa
babagore baratakaye babana niyo bihera nko mu gifaransa ugiye kuvuga abagore niyo bo bijana iyo hagiye nk'umugabo umwe tureke umugabo n'akana k'agahungu jare feminiza ibibaye kera izija muri masiki umurongo bakamba bafata masiki umwana umwe w'umuhungu akabebe sibyo urabyumva kari kumwe n'abagore ngaho tekereza ko ndabona ko abagore n'ubundi mu buryo bw'ama emotion habe no gukurikiraga Yesu none ni nk'abo bazaga bagenda ari benshi kurenza abagabo bamanyamanyanga kibazo bapfa kugenda kuri umugabo azagenda mu kintu nyine yakianalijeho yagitekereza uvuga ngo akantu karabaye ngo biruke ariko wumve ko baravuga ngo baharuye 5,000 bitarimwe abagore kandi we n'abagore bari bari nk'ibihumbi uko nibo bari benshi urumva biraheririya muri uko nguko gaza societe bumvaga ko nyine umudamu no kubyara akagumana n'abana abagabo bakagenda mu bindi byabo noneho ga muri tradition babikomerezaho gabiraruha bihinduka bibi bizizamwe ibindi bintu bibi cyane birimo de violence ama discrimination usanga nyine abagore baragiye bacimizwa baragiye barenganaga kandi noneho gakuba bibera umuryango urumva biragoye nimba ikintu cyaturutse umuryango ga niho base y'ibintu byose twavuze ko imiryango myiza nizitanga amatorero meza ariko si amatorero meza yotanga imiryango myiza kuko nimbaga rero umugore abuze agaciro mu nzu yiwe muri famiye yiwe urabyumva akemera ko umwana w'umukobwa nawe abyaye nawe akabura hanze kurumva bizocurike bizakomeza ofete nuko niko byagiye bitangira noneho nyine harimo ibintu by'ayo matradition uko bakonsevaga l'image féminine kumva umugore bagenda bamuciniza n'isi yari itaratera imbere birumvikana kwiga n'ibindi byari bikiri hasi ariko ni nk'aho byahereye abandi abantu bo bateye imbere iriya abazungu nibo basirimutse mbere kibo batangiraga kugira ababiburana babihagararamo babirekana umugore wabirekramye mbere urabyumva rero uwo mugore kabisa nyuma yaho uko byagenze abandi bamwe ga byaroroshe ariko noneho izindi societe n'ibindi bihugu byinshi bikomeza yamico ariko urumva ni ibintu biviriya nyine cyatumye bavuga ati umugabo niwe mutwe uko nyine hari ikindi kintu urumva abantu ibyo bari byo babigirwa n'abandi bantu uko nyine kera iyo ureba dufate no mu muryango umuntu azabyara abana b'abahungu adafite abakobwa bakumva ko nta kibazo ariko yabyara abana b'abakobwa badafite umuhungu kigahinduka ikibazo hari abagabo umuntu ashobora kumenya bashatse abadamu ba kabiri atari uko babanye nabi n'abambere ngo yabyaye abakobwa noneho ukibaza ati se umukobwa si umwana uwo muhungu iwaza akora iki abana bawe gusa bazoshaka mugira abuzukuru n'abandi iyo nirinye yawe izakomeza ariko nyine urabyumva n'ibyo ni ibintu abantu baba baragiye bakiritiva kandi izo sosiyete za kera nazo zari zigifite no kureba hafi bari batarajijuka ubwenge bwari bukiri hasi down ibyo bakora bumvaga ko ariko kuri ariko nyuma baje kwisanga ni ukuvuga ngo ikidindiza umugore mu iterambere isi nigira umubare munini w'abadamu batize n'abakobwa isi izagira umubare munini w'injiji ariko umubare munini w'abakobwa n'abadamu bize isi izagira umubare munini w'abantu bajijutse seke se ya nude de choisir ni twebwe bifitiyeho inyungu kandi biherega mu miryango yacu tuja gukosoza hanze bikiri mu miryango aho bigomba gukosorerwa hambere mu miryango umugabo n'umugore baha agaciro abana babo babyaye hari igihe n'ubu wumva iz'amashuri byarabaye
ariko bashobora kubigishiriza ku mashuri ataramba cyo nacyo urakizi bagafata umuntu akumva umuhungu nimba adafite ubushobozi bwo kumwigishiriza ku mashuri ahenze akahashira abahungu abakobwa akabashira ku yandi abaye haboneka ni bourse d'étude gushaka bazogenda hanze n'ibindi bakumva ko abahungu nibo bohereza ko bakoze iki ari bose hari kibiti bigeze bakora kuvuge ngo kuko se ntabe no mu rugo yakoze ikibiti uretse kugenda batoroma bagira baza banicara uzanarigama mu rugo se ariko uko nuko reka izo tubiveho twinjire muri droit wenda fondamento ibintu bigera kuri 7 ugomba kugaragaza ya emancipation turaba wenda tugiye gusoza ikiganiro ni kirekire abantu barabyumva bafite ama perception cyangwa ama sensibilité atandukanye n'ubu hari abagabo bagikomeje kumva ko ibyo niko bigomba kumera ariko ikintu cya mbere hari icyo bita les droits fondamentaux ni ukuvuga ngo les droits fondamentaux ni uburenganzira bw'ibanze uburenganzira bw'ibanze umugabo ugafite n'umugore akwiriye kubugira ubwo umuhungu afite n'umukobwa agomba kuba bufite umuntu cya mbere mu muryango niyubaho umuntu niyubaho nahabwa agaciro umuntu ari we wese tibubahe umuhungu ngo bareke umukobwa iriya njewe nagiye mbibona uriya mu muryango nibakubaha n'indi miryango izakubaha niko bimeze njewe nk'uko wari uvuze ndabyibuka gusa bivana n'ahantu twebwe ntabwo twavukanye n'abakobwa benshi wenda nyine nacyo gishobora kuba rimwe mu mpamvu iyo abantu bagiye bavuka ari bo bakeya ikintu cyose mudafite mu gihe agaciro ni nka kujya ureba akana k'agahungu nako kavutse mu bakobwa bagasa nk'aho abandi batari abantu akana k'agahungu bene kavuye kwahura inyana ku ruhinja kinjira mu nzu kakaza gasaba mushiki uhawe uja gushaka ngo nave ku ntebe kayicare akama kitereka muri bene ubwo buryo urabyumva tikoro akaja kuruzi ngo kavome ako ngako waruvuze ngo nuwavukanye n'abakobwa narivuze mu miryango uko bimera narimubwiye ati twebwe iwacu ntabwo tugira abakobwa benshi tuvuga n'abakobwa babiri n'abadamu barashatswe banavutse inyuma yacu urumva muri ico gihe usanga abakobwa mubaha agaciro kuko ntabo mwagize ariko mu miryango rero nayo ivutsemo abakobwa benshi bakagira nk'agahungu kamwe we ni ikigirwamana kiba kiri aho ngaho kaza kihaza nuko amakihaza nyine wareba ibintu ukahaye gakora ukandagira abantu ni nk'abafite umuntu benuyu ni nk'abarajije inde gavana ibyo byose narimvuze ko hari icya mbere bita droit fondamental ni uburenganzira umuntu wese agiye kugira de base umuntu nagira agaciro mu muryango yubahwe umuntu nahabwa amahirwe angana n'ay'abandi bana umukobwa umuhungu ntavangura umugore n'umugabo bararesha ntacu umugabo amusumbya habe n'iki kimwe malgré les devoirs zitandukanye ariko ntaca murusha inshingano nizo zitandukanye umuntu wese afite izimureba ubundi nawe akagira izimureba ariko bararesha nibahabwa amahirwe mungana ni hakugweho ikintu cyose kijanye na violence ashobora gukorerwa ntahutazwe ntahohoterezwe ntakubitswe urushi ntabwizwe ijambo ribi urabyumva kandi ga nawe narivuga nawe barimubwire kubera ikiwe umugabo umwe yigeze gutuka umugore wiwe ngo sinzi uko yari avuze urumva nyine ni bene abagabo b'amanyanga permettez ngo aramubwira ngo uzi umugore nawe mu bwenge aramusubiza ariko ntiyama avuga ko amututse aravuga ati suko nta bandi bo bozi bayeme nimba nyine umuntu ari uko ameze kandi ga ntamubwiye
ariko aramubwiye hari yabwiye nyine wa wundi udafite iyo kapasite yo kugiserana yokumva ntakubwiza ariko kurumva ko ntari yamubwiye ziba abandi bo bakabaziba cyaramututse nawe aramubwiye ngo ziba ariko abikoresha mu bundi mu bwenge icyo nari nshatse kuvuga icyo dukeneye ko abandi badukorera natwe tukibakorera naranavuze ko service versa ni ukuvuga ngo nta mugore wona kubaha nawe utamukunda nawe utamwubaha fiyubahe bandi bazokubaha none arimze mu kintu cya mbere niyo droit fondamental abantu bose bararisha umugabo n'umugore bararisha umukobwa n'umuhungu bararisha amahirwe y'umugabo nangane n'ay'umugore amahirwe y'umuhungu nangane n'ay'umukobwa icyo ni ikintu cya mbere ikintu cya kabiri ni ukuvuga ngo ni droit à l'éducation uburenganzira bwo kwiga wigisha umuhungu nimba umukobwa ari ufite ubwenge uhaye ubona ku ishuri naje ku ishuri ryiza icyo ni mu kirekera aho ngaho muraja kwigisha hemburi kudafite icyo azovamo ngo ni ukubera hari umukobwa ufite ubwenge mu by'ukuri bari baragiye bacinizwa ariko twarize depuis primaire secondaire mu ma université twiganye n'abakobwa ni abanyabwenge mu rwego rwo hejuru noneho njyewe icyo mbona ni muri ya mico yacu kubona ko umukobwa nageza 20 ategerezwa gushaka narenza 20 azoba yajinze azoba yabuze umugabo kubera icyo ngicyo bagahita batamuha ya mahirwe yo kwiga kuko bazi yuko n'ubundi azoyacikiriza hagati aho nyina yavuye nyina w'umuhungu icyo jewe warura aho kuvuga ngo yo yatanzira kubera ko yatanzira aho gane ahandi mvuga ngo namwe bimwe hari ibyo abagabo bakora ariko ibindi bimwe bikava muri sous-estimation yayo umukobwa niyiga arangiza university narangiza ashaka aho none gukosha umwana w'umukobwa wigishije akaba afite lisansi cyangwa maîtrise cyangwa afite doctora ni ikihe kintu cyiza no gushingira utarushagira ku mashuri kuri none ni byiza cyane ariko kera bahita bavuga ngo yarajinze biya barangije university yarajinze se iyo si bya bindi twari ko tuvuga ngo imyaka yemewe d'abord faut kumenya agejeje 18 hariho n'ibihugu bitemera gushingira bari muri 18 bisaba 21 ariko kandi ibyo nyine ni kwa kundi abantu bumva batwara utwana tukiri dutoya tuzobyare nk'abana 15 niwo zuzu isi wenyine bamuhezi quartier yoyuze kurumva ko ari uzuzu isi wenyine ibyo ntitugiye kubyinjiramo wenda n'indi topic reka twireke ariko icyo kintu cyo kumva ngo umuntu utashakwa compte tenu de son âge tafonde il faut d'abord kumenya qualité ziwe ushatse uwo imyaka 10 n'ingahe dufatiye 18 ariko amashuri yarayize se nimba afite menshi naka diplôme d'état pour le moment c'est quoi wobwira abantu ngo warize ufite diplôme d'état oya ubu na licence ntizikigezweho ni maîtrise ni doctorat n'ibyo rero nari mvuze ngo rero tuvuye kuri iyo droit fondamental ni droit à l'éducation et aux formations professionnelles ibintu byose bishobora kuba bikogwa ni nta mwana biriya twebwe muri métier yacu carrière navuze ko hariho abo twita barire manto abandi bantu bose batari muri izo kategori bafite ubwenge ariko kandi n'ubwenge abantu barire manto ni bariya baba byo mu mutwe duhere kuri aba biriya bita abadebi crete idiot débile imbécile cyangwa n'abariya babatizo miventeye hanyuma rero abana nimba umukobwa ari we wumva mumuha amahirwe ariwe mushigikira kurenza kandi simvuze ngo icyo nari nshatse kuvuga mu gihe gusa umuntu ashobora gukora ibintu bidafite analyse nta discernement
kurigisha umuhungu ahantu heza ariko ntabifitiye umwanya anakubita n'ibimogi n'ibindi tuzi byabamo utesha amahirwe n'izo minerivare zawe uzishuka umwana mukobwa ufite icyo ni ikintu cya kabiri abantu bose nibiga kuko nibiga isi zashishuka umubare munini w'abiga ku isi none se duhere kuri iki kiganiro wantumiye nk'umutumirwa hari ibyo ndi kuvuga ariko iyi cano ni iyawe niwe wayikereye abo ukeneye urababona nimba ari na mesaje ushaka ko abantu bumva kurabikora none si icyo gihe nimba tuvuze ngo umudamu ntacyo agomba gukora byaterambere deja turabilimite twenyine duhindutse bariyeri wenda n'aya masomo ntaho yabonye nuko mpagurutse nuko mpankora nuko njijutse none se nibyo nariko mvuga ibi ndabivugira kwande ariko uko hari abahungu bafite amacana ko hari abagabo bafite amacana niko abakobwa n'abadamu bagomba kuba bayafite education ku bantu bose tuje ku cya gatatu icyo bita autonomie économique cyangwa emancipation économique ni ukuba umudamu nawe akora afite amafaranga ugasanga bafatikanyije n'umugabo gukemura ibibazo by'urugo umwe nimba yishura amafaranga y'ishuri undi arishura y'inzu nimba batarubaka cyangwa nimba umwe yakorera ibyo ngibyo ifaranga z'uwundi zigomba gutuma bagura n'ibindi bifuza hari abantu benshi bafite amahirwe bafite ubwenge bize barangije b'abanyabwenge babona n'imirimo abagabo bakanga ngo ntibakora kurabyumva bakanga ko baje gukora ngo bicare mu rugo ibyo byose urumva twabivugaho ni ukuvuga ngo urugo rurimo abantu babiri bahaye bakora badafite satani ibateranya ngo barengukane hejuru cyuruhuza n'umuntu ukora ari umwe kurabyumva rero ni ukuvuga ngo abadamu bafite icyo bita emancipation économique baronka ubushobozi bagira ifaranga kandi nabyoga muri bimwe bituma igihe kimwe bari basa nkaho bakinyizwa basuzugurwa nuko nta buryo none se mbwira kuri ubu nyine gatubigaruke ka kanyaro karacabaho ngo umuhungu aba bose bari mu gushaka bakurikiye ifaranga kandi simbi oya ifaranga ni nziza nulez encourage ariko se bo babwira ngo nibicane ntacu ukora tuvuge nk'umuhungu ashatse mu diaspora ari hani Bujumbura kandi wa mu diaspora wa mukobwa niwe uhamufasha ese umushaka yarangiza akamubwira ngo ntugasubire muri Amerika tugasubire gushaka ifaranga ibyo ntibyoba ntabihari niyo narimvuze ngo kuvuga ngo abantu bose habeho uburinganire burahari kandi umugore nimba afite ifaranga n'umukobwa cyangwa umudamu afite ifaranga zose zirafasha gukemura ibibazo by'umuryango kandi zibiri mu kuba urabyumva rero niyo nari nkubwiye icyo gihe abantu bakora bahujije tiwovuga ngo bahuye n'urugo rukora nk'umuntu icyo gihe iriya emancipation umugore ntasaba akantu kose nimba ashaka amavuta nimba ashaka kugura umunyu umugabo yagiye ahamagara umugabo yagiye mu kazi ariko nawe nimba afite ifaranga ziwe arajera kandi arakemura ibibazo nawe afite iyo avuka afite inshuti afite abakolege n'abandi agomba gufasha ikintu cyose adahera ku mugabo kandi n'ikindi umugore nashaka intabe akora sibyo buri umugore ni uje ifaranga z'urugo cyane rwose umugore avuze ngo ko nyine tuvuge ndi insuzugu ntaco nshoboye umugabo azoza agenda abona izo faranga ari uja ku isoko aje kugura buri kamwe kose akagura abagabo bonanirwa yohera ntaho yobihe reka nkubwire kuko ijanye n'icyo ekonomi y'urugo iyo wagize umugore mwiza izizamuka kuko hariho ibintu bimwe wenda bita formation intellectuelle byo mu mashuri twiga ariko ibindi seyare ni ukubivuka ababyeyi dufite batanyuze ku mashuri
save myejere kurenza bafite amalisansi muri za ekonomi na za maîtrise urabyumva umugore rero nashaka bari wowe yakore nashaka bari umugabo ni umuntu mwiza ufasha kugira ngo bya bindi icakane twari twavuze droit fondamental tuvuga education formation icya gatatu twari tuvuze autonomie économique icakane nico bita autonomie décisionnelle umugore na participe agere mu nzego nabo zo kugira biriya bita ngo na ma prise de décision agafata ibyemezo yego hapana kuvuga ngo umugabo ntahari ngo ikisingikora sindi amezire yo kudesida umugore na deside mu rugo kuko umugabo adesida kandi byose mu bwuzuzane mu kubahana ku nyungu z'umuryango narangiza n'ahandi rero aho akora kugeza ku nzego z'igihugu cyane rwose hari igihe uzusanga mu bantu bagira prise de décision cyane hari igihe uzusanga umugabo atunze nk'imodoka nka 3 4 ariko wa mugore ntazi gutwara imodoka agategereza ngo paka bazomutwara nimba umugabo adahari umugabo mushakira umushoferi urabyumva nk'ico numvishije ejo bundi umuntu umwe yazambwira twari kuri station dutondeye igitoro arambwira ngo iyo modoka afite nyiri imodoka yari umukozi nyiri iyo modoka tumudamu wiwe umugabo agira imodoka nyinshi ariko umudamu ntazi gutwara imodoka mu munsi umwe ngo yaragiye kuja gusenga umushoferi ushinzwe kuza kumutora aratinda ngo wa mugore ngo yamarira ngo kujya kw'abana ngo ararira ngo umushoferi ngo umugabo yamuhaye ngo aramukerereje ese wa mugore yakwize ya modoka akayimenya akaza areka gukoresha abana ofete nizo cyari zangorane mu miryango umugore ukiri mutoya yonanirwa gutwara imodoka ariko uwo mugabo ntamuhiyatse umugabo ariko reka nkubwire muba mutunze imodoka mu rugo hari umuntu nkeretse ari umukecuru ugeze nko muri myaka Sara yarageze ariko n'abakecuru barazitwara oye nshatse kuvuga iyo abitaho reka nkubwire umuntu très jeune kandi aho ari umugabo ugitwara nawe arangana n'umugore wiwe niba rushanye imyaka si myinshi ni 2 ni 3 ni 4 ni 5 cyangwa 10 bafite myinshi umudamu niyo mutoya mu rugo kuko kenshi abagabo bazashaka abagore batoya kuri bo ariko kuri none hariho abadamu bakuru ku bagabo nabyo bigomba kuba nyine byarabaye bigomba kuba none se umugore kayusha umugabo imyaka none se ko umugabo yazayusha umugore cyo nta kibazo kirimo icy'imyaka kesiyoje niho nakubwiye cyo nti si ikintu abantu bakagombye gukunda mu rukundo ntikinagomba kuba imyaka hanyuma rero nari mvuze ngo mu rugo bimeze gutyo wa mugabo nimba ari uzi utwara wenyine wenda yazindutse mu ijoro aragwaye mu gicuku cyangwa agwaje umwana niwe mugiye kujana tubanze tureke umwana agaweho yoba hari hagwaye wa mugabo w'umushoferi imodoka iri mu rupangu umugore ntazi kuyitwara hari ibintu reka nkubwire iriya ruguru imiryango itari ifite abana b'abahungu abakobwa bazaga bakamika nimba hari ikintu kibi kiba ariko urumva ko kera bari muri ico gihega wa mukobwa arubashwe none se nyine umukobwa yaragiye kuko nimba badafite abahungu urabagira gute baraba abahungu bagomba gukora ni nacyo bakikubwira ko niba iby'amarepartition y'amatashe devoir ntabihari urugo rurimo abana b'abahungu batagira bashiki babo nabo bazakora ka kazi urugo rutarimo abana b'abakobwa abahungu barakora urugo rutarimo noneho abahungu b'abakobwa barakora abana bakaragira inka bagakama mwoba mufite inka mukagira inyana mufite kuzikama ngo mugende mushaka ngo umuntu azi gukama inka bisaba iki gutwara imodoka bisaba iki
icyo gihe rero ni ukuvuga iki ni bya bindi nyine biba bikiri muri iyo mindset y'abantu bituma bagenda bavuga iki ngiki sinugikora kinica ariko burya niba uri kwigirira nabi azobibona umunsi ntawe twifurije kurwara ariko umunsi yogwara afite umudamu wari kumutwara kwa muganga ngo bagende baja kubyutsa abantu ngo batelefone nsanga arazimye ni ka diligence abaganga bashobora gusova uwo munsi niwe azobimenya ko yakoze ikintu kibi cyane nunareba uzugira ngo abadamu mu mihanda ikibazo banagonga mugira prudence habamo nk'akantu k'ubwoba mu bene uko nta muntu hari ahantu hamwe reka mvuge ko nguko abantu benshi hari igihe bareba imodoka kuriya kuzi gutwara imodoka si ukwiruka cyane ni ukuyisohokana ukirirwa iyo wiriwe ukayigarura ari nzima itagonzwe nta dega wabashije gukora uko niko kumenya gutwara imodoka ni ukumenya kuyikuraho ukongera kandi ukayigarura imeze neza nico nta yindi formule nayo byo mihanda ngo kudubura ngo kugira hote tibihuye no kumenya gutwara imodoka biriya bariya aza guca wahaye agenda bene yashikari agahura na kane agahura n'undi musazi nawe umeze nkawe kenshi accident nyinshi ziri mu burangare bw'abantu rero ya prudence bwa bwitonzi bw'umudamu n'umukobwa kutama bakora ibintu birimo kuburara no kwiyemera kw'amafuti bituma bagira accident buke kandi umuntu iyo atari mu muvuduko na accident akoze kiba grave ntiba nini ari imodoka ntiyangirika cyane nico yo bagonze naco urabyumva hanyuma hano nari mvuze ngo muri ico gihe ukurumva ko abantu bonyine nibo bahe bigirira nabi rero umugore na participe afate decision hazifate nk'uko umugabo azazifata kandi nta nduru bigomba gutera urabyumva ico ni ikintu kindi gikenewe sawa tuje ku ca gatanu ca gatanu rero hariho ikingiki cy'amalite contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre ni ukuvuga ngo ni ukugerageza kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina hari icyo baza bavuga ngo taire les violences c'est en être complice mu mategeko hari icyo baza bita ngo la non assistance de la personne en danger est un crime igihe tubona ihohoterwa rikorerwa mu miryango nimba ari umwana w'umukobwa nimba ari n'uw'umuhungu nimba ari umudamu nimba ari umugabo tukabiceceka natwe turi kimwe twagambanye kubona umuntu ari mu kaga tumutabara wamwishe nawe wafatikanyije n'abandi na non assistance abize droit barabizi igihe cyose udatabaye umuntu uri mu kaga nawe uri complice yiwe rero muri ibi bintu bijanye n'ihohoterwa rigomba kuvugwa rikaba denonce umugore ntarara kubitwa ngo aceceke ifo denonce simvuze ngo gende yiruka mu mihanda muri za quartier bwira abantu muba mufite ababyeyi muba mufite abavandimwe muba mufite ba pare ba marene nimubwira abantu bigisha umuntu bamugendera inama nadahinduka sa place n'est pas la maison agomba gushigwa muri maison pénitentiaire bakamukingira nyine hari igihe nyine abadamu babikora vuga ati kubw'inyungu z'umuryango wanje kubw'inyungu z'abana banjye nkomeze nihangana ukeneye ngo bice umuntu ngo niko kwihangana uzi ko hari amakrime angana gute les statistiques abagabo bica abagore ni benshi hari abagabo moi je me souviens ndumwetidi memoire yanje nayikoze kuri iyi topic l'émancipation féminine
iyo twazaga tugenda turi ahantu dukora amastage dushaka de données tureba ihohoterwa uko rimeze, hari ibigo sinshatse kubivuga amazina ariko tweza amadoni, umugabo yatemye umugore amaboko yombi amusiga amaboko akira n'ibindi nk'ibyo abandi babishe. Hano nimubwire umuntu nibishoboka akihana agahinduka sebo, ariko nagahinduka ifu na meneo prison uwo sa place n'est pas ubundi ni naco kibazo dufite. Twabona habe n'izi ngwara zo mutwe, hari ibintu abantu bagenda ngo guhisha ntibabimenye ntibagire abantu bagwaye ingwara zo mitwe bica abantu bangana gute. Ko murabe umuntu yaragwaye ine ko murayishira mukagumiza azofata umwana yica, azofata umugore yica, cyangwa nimba ari umugabo, ibyo byose azobikora. Ico gihe wa muntu afite aho agomba kuja. No muri ico ngico rero tureke hari icyo bazabita ngo nama arrangement la myaka twe twabikozeho gushakashatsi bukwiye. Arrangement la myaka ni ukuvuga iki? Umugabo yakubise umugore ageraho amukomeretsa, bigeraho bibi ibintu byo kumwica, imiryango ikinjira bakaza bagasanga ibiroga bije no muri leta bakabiyaranje aho ngaho, nimba batanze imiryango batanze nk'agafaranga ko kuvuga ngo gusaba imbabazi, azosubira mu kubita kandi nabisubiraho none azomwica kuko ntiyahana. Simvuze ngo abantu basare basambura ngo oya banumve, ariko nimba mufite umuntu devient la menace il faut annoncer. Ihohoterwa nimba ritarangira mu miryango ni ukubera ko tutari denonce, yarasizwe tutarivuga ntirivugwa. kurumva umuntu des années 1960 ntagomba kumera n'undi muntu wa none les années 2025. Nimba bazaga bavuga ngo niko zubakwa zikomeza ariko zubakwa, agomba kumujana leta ikamuhambira kamushiramo amapingu kazimukubita mu gitondo saa 6 n'umugoroba icaye gikwiriye, azomenya ubwenge agahinduka. Ivyo rero none ari mvuze ngo ifoko tudenonsa aya ma violence yose akorerwa mu miryango, tuya denonce tureke kuyaceceka. Yego simvuze ngo ku mwanya umuntu azabwirwa inama, ubu mufite inshuti, mufite ababyeyi baza bakagerageza kugira umuntu inama, iyo ahindutse amahirwe, ariko nagahinduka agakomeza bamenase murindira zica umuntu. Ibyo byose rero nimba tubiceceka mu miryango bizatuma noneho amabi yawe akomeza kwiyongera. Bose wo kugirirwa imbabazi, umuntu ukaraja kwica uwundi umureka azogeraho mwica mbona ngo kubera ataja muri prison. Ko ndakubwira ngo abameze gutyo leur place n'est pas la maison domicile, ni mu ma instance pénitentiaire, agomba kuja muri prison. Nico leta ibereye igakora dressage ikabakosora neza, bazamugarurara yarakize kandi atakira bakagumiza iyo y'ubuzima bwiwe bwose. Aho turi kumwe ifo denonce, timutegereze ngo abagabo nibazoza baja kuvuga kandi ari bahaye bakubita. Nimwe mugomba kubivuga, umugabo atazaja kwirega, uzoja kwirega ngo narayimbusa umugore. Cyakora ari abantu b'intwari bo bivuga umunsi umwe nigeze kumva umugabo akaja kwivuga wenyine. Hari igihe abantu baza bahisha ariko n'abandi batagira ibanga, ariko ntabagiye kubwira leta, azaja kubwira none nk'inshuti ziwe kugira ngo aje kwiyemera ku nshuti ko yakubise umugore kurimo uko nyine uba ukibwiye n'undi ngo akaba karenze impinga. tuje ku ca gatandatu. Icyo ngicyo nicyo ca gatandatu ni ibintu by'amachangement des normes sociales et la tradition, ni guhindura imitekerereze ya kera. Abantu ba none turi 2025 ntibagomba kumera nk'abo muri 1960 nuko societe yari imeze kuri bibi byakugwa gico gihe kuri none bigomba kugaruka ibyo bigacika
bikavaho. Hariho amasosiyete menshi des organisations zishinzwe kurwanya les droits humains, kuvuganira yego, izo uzabumva za Human Rights Watch n'ibindi. Hariho des sociétés ziba hariya zidokimanta ayo maviolation yose mu miryango, mu mashuri, mu tuzi, mu matorero, mu bihugu n'ahandi. Ariko rero ibyo ni ibintu bigomba guhinduka, iyo mico igakugwaho, hakaboneka amategeko ya leta zirengera abadamu nimba aribo barengana. Ariko nje mbivuga si bo bonyine, kuko naho tuba tubavuga gutyo naho ari abandi bagabo nabo barenganye, nabo bihangana barenganwa n'abadamu. Kandi twaje kugira ngo tuvuge muzamuja kubareka ese ko ntawogenda umugabo aje kurega umugore ngo yarayamukubise none atamushoboye cyangwa nyine akaba wari poza adafite wa mutima wo kurwana no gutera induru, icyo akwiriye gukora ntagende n'abaje kumureka, ntagende ijwi kumvikana gusa nyine ni bya bindi nakubwiye, sosiyete zifite ukuntu zumva ibintu. Abagore ubu nyine barahari bize za karateka n'ibindi babagwanyi, abagabo ntibagende baje kurega, kurumva nabo ntibagende baje kurega, gusa nyine naho batanga ibirego kuko kuvuga ngo washitse ngo umugore yankubise, hari ngiye bakubwira ati nta mugabo uri wakubiswe. Ariko icyo gihe nimba abagabo batabumva bareke kuri ku bagore bagenzi babajya bababwire, kuko umugabo iyo umugore aje kurega icyo kibazo bagiha agaciro, n'umugabo nawe aje kurega ari umugore wamwakiriye yobyumva akamubwira ati jewe umugore arananiye karankubita. Icyanyuma rero ni droit l'héritage, n'umurage kubona heritage, bose bafite droit, abo bose nta kintu kibabaje. Ababyeyi babiri umugabo n'umugore bakoreye ibintu, bafite amazu, bafite amafaranga, bafite amamodoka, barashaje, bya bintu birahari, ngo nimba ari umuhungu umwe ngo yama bitwara byose, abandi bantu bose barengana kuko yakoze iki. Uwo mubyeyi rero wumva ko agomba kurenganya umwana w'umukobwa ngo araraga gusa umuhungu, ni ikintu nyine kiri refresh. Ibintu warabishatse ubishakiye abantu, umunsi utakiriho ugiye kubaraga. Nimba ari inzu imwe bazoyigurishe bose bagabana ifaranga, nimba ari imodoka imwe, kandi nimba bibakwiriye umwe inzu y'undi yiwe cyangwa imodoka yiwe. Kandi icyo ntabwo kigomba kubwira umuntu wawe ngo yangu n'umukobwa ngo yavuye handi nawe afite umugore yakuye handi. Ibo se uraze abana bombi n'abana bawe, umukobwa yagiye handi, umukobwa umukwe n'umwana wawe, abuzukuru bawe, wa muhungu wawe nawe waje kuraga afite umugore yakuye handi. Kurumva icyo arusha wa mukobwa niki ufite izo nama intérêt egoiste, ariko abantu bagomba gusisa bakabyivamo, abana bacu bakaba bafite amahirwe yose angana, tukabaraga. Kandi twumve ko iki kibazo gukemuka ni mu miryango bigomba guhera mu miryango, bizoja kugera ahandi, bizobone gusohoka, ariko byahereye mu miryango, mu babyeyi, ni mu miryango, ni ba babyeyi baha agaciro abana bose bagira amahirwe amwe angana, uburenganzira bumwe, amahirwe angana, les chances, qualité de chance. Cyagira umuntu urenganywa n'ababyeyi, birababaje cyane kubona umwana y'urengana arenganijwe n'ababyeyi bamubyaye. Icyo gihe kubyara utazoheza abantu bose amahirwe, bireka kubyara. Nimba hari bamwe uzoha amahirwe abandi ukagira uzobyare bajya uzoha amahirwe. Ni nk'ibyo nisije ni vast, ariko n'ubundi tuzumva ifite ibintu byinshi kwirakurura ibintu byinshi tubaye nk'abavuga.
abantu rero bose biduhana amahoro mu miryango, abagabo n'abadamu tubane neza, abana bacu tubahe amahirwe angana, bose bubahe kimwe, bose bahabwe amahirwe amwe, n'igihe cya heritage kuraga abana bazara gutitaye. None se urabona ibintu nka biri wumva umuntu ngo ntafite samuragwa byanditse ko agomba kuba ari umuhungu. Hoya ufite umwana wawe nimba utarabyaye umuhungu warabyaye umukobwa n'umwana cyo kimwe n'undi. Kandi niba wazabivuga neza ngo nta mwana n'ikinono. Mbese abana bose barangana, nuko nyugwa nabi Imana aguhaye. Nimba wararonse abakobwa nabi Imana aguhaye. Kandi n'abamaze kubaka ntibahagarare kuri za nshingano zabo. Umugabo amenye inshingano ziwe, umugore amenye inshingano ziwe, bubaka urugo batagongana, hatariho gutwazanya igitugu. Abantu bose bubake bikurikiranye n'inshingano zabo kandi bubahanye. Rero turagushimiye cyane, urakoze. Isije ko ndumva yakuruye byinshi, hanyuma dukeneye kumva amakomenti yanyu, icyo twunganira kugira ngo dukomeze dufashanye. Rero turagushimiye cyane, wakoze kutwitaba, kandi n'ubutaha n'ubundi turi kumwe turahorana, uzakomeze utwitabe, uduha amasomo meza. Murakoze cyane, turabashimiye. Dukeneye kumva amakomantere yanyu kugira ngo ibi bintu tuvuga tumenye ko mudushigikiye, kandi naho mwifuza yuko twokosora nabyo turabikeneye kugira ngo tubikosoreho. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.